oya mbabarira ndebera iki gikoni. Muraho neza, ni Prince of Man kuva muri Quick Homes Rwanda. Karibu muri iyi nzu nshyashya iri hano Kabeza. Ni inzu nziza iri ku kibanza cya metero kare 300, ibyumba ni 4, toilette 3, parking y'imodoka 2. Iyi nzu ifite utuntu twinshi twiza nshaka kubereka. Reka dutangire. Nkuko nababwiraga rero, aha turi ni Kabeza, tuje kureba ino nzu nshyashya. Ni inzu isa neza pe, ifite utuntu twinshi twiza dutandukanye. Ukireba wigezeho, ifite utuntu tw'udukoryo dutuma iryoha, itandukana n'inzu nyinshi cyane tubona, kuko ni cadastre isanzwe, ariko mu kwirangiza bahisemo materiel cyangwa se ibikoresho byiza bituma isa neza. Nimuze mbereke nk'aka detail ka mbere. Reba izi escalier, ni escalier zisanzwe zizamuka, ariko hano hasi basizemo umwanya ujyamo itara ku buryo nijoro haba hasa neza. Aka gakuta ni inkingi isanzwe, ariko ntago bayiteye bisanzwe irangi nk'abandi bose, ahubwo bashyizeho aya mabuye y'urugarika cyangwa se amasarabwayi. Ni amabuye yo mu mazi aconze neza cyane, ku buryo rwose kagaragara nk'akantu keza ko guha ikaze abaje bakugana cyangwa se nawe utashye mu rugo. Bisa neza, sinaha gusa kuko mu rubavu rw'inzu iteye wallmaster yose, ariko hano twahagera tukahasanga amakoro atuma nanone bwa bwiza navugaga bwiyongera. Gusa twagumye tukareba iyi nzu, ibyizengurutse, ibitatse, isa neza. Amadirishya yose n'imiryango ni umukara. Hano dufite ibaraza. Icyambere uhita uribonaho nuko amakaro ariho n'amakaro ntarabona mu yindi nzu, kuko ajya gusa nka marble, ariko kandi ari unique. Sinyeka ko ari kenkeye hano i Kigali wayasangamo. Aya makaro ari unique kuri iyi nzu. Ibibaza naryo rikaba rikoze neza ndetse rikoranye ubwenge, kuko kuri ruhande nkuko mubibona nta nkingi ihari ifashe iki gisenge. Ni ukuvuga ko gifatiwe mu nguni zo hejuru, ariko hano nta nkingi gisapotinga, bituma ugira umwanya uhagije wo gukoresha imbere y'inzu yawe. Ni akantu keza, ndetse ya detaye twabonye kuri ya nkingi tukayisanga no kuri uru ruhande. Ese n'ibiki bindi dusanga hano hanze? Aha turafite parikingi y'imodoka 2, ni ku ruhande rw'iburyo bw'inzu. Ni ukuvuga iyo parika ni hano, mbese aho winjirira. Ndetse twakomeza ku ruhande rwo hirya tugatangira kubona utuntu twiza dutuma iyi nzu nawe wayikunda. Icyambere ni nk'aka kantu. Aka kantu gateyemo indabo, ariko kandi si indabo zose, ni indabo zisa neza. Ni uko zikiri ntoya kandi tumaze iminsi mu gihe cy'izuba, ariko nizikura aha hantu hazaba hasa neza cyane. Twakomeza hirya gato tukahabona utundi tujardin, ariko tugizwe n'amabuye cyane. Nanone bahisemo indabo nziza. Umuntu mbese washyize aka kajardin hanze rwose akagashyira hamwe, urabona ko afite mu ubwenge. N'aha kandi iyi nzira irakomeza, ariko kandi ikujyana kuri iyi jardin. Abantu bafite abana bakunda kutubaza jardin. Iyi niyo jardin ino nzu ifite. Ni akajardin keza karimo bwa bwatsi butari pasiparumu, ni ubwatsi buri moderne, buri butoya. Iyo bwakuze neza bumeze nk'itapi, bisa neza. Ariko kandi n'ahangaha kubera ko hegeranye n'igikari, bahashyira ibi byatsi, izi ndabo ubona ko nizikura, haba iyi bambu cyangwa se ibindi, bizamera nk'ibikoze akantu ka separation, ku buryo ugira uyu mwanya wo gukiniramo cyangwa ushobora gushyiramo akantu ko kwicaramo, ariko kandi unagenda utambagira ujya ku ibaraza ry'inzu. Hari akadetaye gato abantu benshi batibuka, nko gushyira prise hanze. Ngira ngo hariya turayibona, iriya ni prise. Igihe ufite ibirori, igihe ushaka gukorera hanze, ntujye kuzana ibintu bya multiprise, ahubwo ufite aho wahita ucomeka mu buryo bworoshye. Ese niki tubona hanze kindi? Reka tujye mu gikari turebe uko hameze. Mu gikari cy'iyi nzu tuhafite irindi baraza. Aha ni ibaraza rya serivisi, kuko uyu muryango tugeza mu gikoni cyo imbere turibone mu kanya. Ariko kandi hano tukabona aho basize umwanya ushobora gushyiramo imashini, ushobora gushyiraho imashini yo gufura yawe ya hano hanze.
ni akabaraza ariko nanone umwanya wo mu gikari nawo ni munini urahagije, ufite amapave, ni ukuvuga gukontorora amazi n'isuku biroroshye. Ariko twagera hano twabona annexe, tukabona ko ari annexe typique, dufitemo hano igikoni, ku ruhande rwo hirya gato tukahagira icyumba cy'abagufasha mu rugo, ndetse n'ahangaha tukagira douche na toilette, kuko si ibyo gusa ariko tukagira n'ikigega cy'amazi cya litiro 3000. Aha niko mu gikari cy'inzu hangana. So ushobora kwibaza ni hehe ukorera imirimo, ni hehe uri bwanike, ibyo byose bikorerwa muri uyu mwanya, akaba ari nayo mpamvu bawusize. Tugiye kujya imbere rero twinjire mu nzu mbereke icyo nabahishiye. Kwinjira mu nzu ni imiryango usunika ikajya mu ruhande ikagusigira uyu mwanya wose wo kwinjiza ibintu n'abantu, ariko kandi mugera muri iyi salon, ni salon ihagije kuko kuva ku muryango kugera hariya harimo metero 7, naho kuva kuri urukuta kugera kuri runo harimo metero 5. urumva ko ni salon nini kandi ifite umwanya ihagije, ariko kandi ifite amakaro meza utabona ahandi. Naguhaye ikizami, zenguruka cyenkeri zose zo muri Kigali, aya makaro ntabishobora kubonamo. Ni amakaro ari unique kandi asa neza cyane, ariko nanone iyi salon nayo iteye amabengeza, ni ndende, nuvuga plafiri hejuru cyane, bituma burya icyumba kiba gituje gikonje ku buryo temperature bitazamuka cyane. Dufite chandelier nziza, coverlight detail, amatara menshi cyane muri uyu mwanya, ku buryo rwose nta kibazo cyo kubona waba ufite cyangwa ikibazo cyo kurwara amaso. Buriya kugira amatara makeya mu nzu cyangwa urumuri rukeya mu nzu bitera amaso, ntimugire ngo niyo mpamvu nambara rinete, ariko bibaho. Gusa kuri ruhande tukabona ko hari ikindi kintu cyiza bakoze cyo kwita ku mwanya w'amaprize. Muri iyi minsi twese dufite ahantu henshi cyane dukeneye gucomeka utuntu n'utundi. Hano muri iyi salon yonyine 1 2 3 buri prize igizwe n'imyanya 2 yo gucomeka, tukagira 4 5. Umwanya wa salon wonyine harimo imyanya 5 yo gucomekaho. Twakwegera ku ruhande umwanya wo kuriramo, itara ryiza hano hejuru, tukagira naho umwanya wo gucomeka, ndetse murabona ko n'utudetaye bakoresheje hano turatandukanye mu ma interrupteur n'amaprize, dusa neza. Igikoni ni rurangiza kuko ni igikoni giteye neza pe, kirafunguye, ni ibintu bigezweho biba bisa neza, ariko kandi no mu kugifungura ni igikoni kiguma kigaragarira abashyitsi bawe. Rero niyo mpamvu wayubatse yitaye kuri buri kadetaye. Duhere kuri breakfast table. Breakfast table ifite ibuye rya granite, hano n'aka kadetaye ni granite, aka kadetaye ni granite, ariko no mwaha hagati ashyiramo izi mbaho zisa neza, kuko igitekerezo cyo kuvuga ngo hano ushyireho bar stools cyangwa se twa dutebe tumeze nk'utwo muri bar tureture, ku buryo ushobora kwicara hano uganira n'uri mu gikoni, cyangwa se ufite abana batoya bafite amashuri bicare hano bari kurya mu gitondo bagiye kujya mu kazi, bagiye kujya kwiga, nako nta kazi. So ni akantu keza ariko kari presentable, granite, ndetse twakomeza hano tukabona izindi granite z'inyongera zizenguruka, ariko kandi tukabona ko utubati twose ari umukara, kandi umukara usa neza, ndetse ufite soft close, ni ukuvuga iyo ufunguye ukarekura karagenda kakigezayo rwose nta kibazo. Umuryango wari ufunguye w'akabati ukifunga neza. Iki gikoni kirimo n'ibikoresho kuko kizana n'iri shyiga rifite imyanya 4, iki ntabwo kirimo ni ishyiga rifite imyanya 4 rya gaz, rikazana na oven ndetse na extractor fan ya Bompani. Bompani ni marke y'Abataliyani, ni ukuvuga n'ibikoresho birimo hano ni quality kabisa. Ariko kandi kuri ruhande tukabona sink cyangwa se kogeza ibyombo, hafite na pull faucet, ni akadetaye kagezweho, utubati duhagije, umwanya wa frigo, mbese ibintu byose ukeneye kuri iki gikoni. Iyi nzu irimo ibice bibiri, sale irimo hagati, iburyo tuhasanga ibyumba 2 bisangira douche na toilette. Iki cyumba cya mbere ni icyumba kinini ko gifite metero 4 kuri 3, kirahagije, ariko kandi gifite prize nanone zihagije. Dufite 2 zo ku mutwe w'igitanda, ndetse n'ingiyi ahangaha igihe waba ukeneye gushyira televiziyo mu cyumba. Dufite amakaro n'ubundi meza, gypsum ziri hejuru cyane muri metero zirenga 3, ni ukuvuga icyumba kiratuje, kirimo umwuka ukeye, amadirishya manini cyane atuma ugira ubuhumekero mu cyumba cyawe. Hari akadetaye gashimishije kari hano, ibara riri ku miryango, kuko iyi nayo ni imiryango myiza, ni naryo riri ku ma interrupteur, no kuvuga
ni akadetaye keza, ariko kandi tukabona icyumba cya kabiri kiri hano hakurya, cyo ni gitoyaho gatoya ko gifite metero 3 kuri 3, tukagira detaye nk'izo twabonye hariya, harimo imibare y'amaprize irangana, interrupteur zirangana, ndetse n'imiryango myiza bakoresheje muri iyi nzu. Ibi byumba byombi bisangira douche na toilette. Ngira ngo akenshi amazu dukunda kubona douche principale niyo bitaho cyane. Iyi ngiyi douche zose zitaweho kimwe, kuko aha dufite toilette, tukagira akavaniti ku ruhande, amakaro meza nanone bigoye kubona ahandi hantu, cyangwa se niyo wabona bahenze, ariko kuri ruhande tukagira douche ushobora koga ufunze. Ni detaye akenshi muri iyi price point tudasangamo, ariko kandi hano tukagira umwanya wo kogeramo usa neza uhagije, device nziza, akantu kubakiyemo ko gushyiramo isabune ndetse n'imashini ishyushya amazi. Ese nigeze mbabwira igiciro? Hoya. Iyi nzu ikaba iherereye Kabeza, igiciro cyayo ni $130,000 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se $100,000 by'amadolari. Niba wayikunze kugeza aka kanya, akantu k'aka like nushaka kuyohereza n'inshuti zawe, burya YouTube irabikunda. Ariko kandi ushaka kuyigura ni ukwandika ikimenyetso cyo guteranya 250 788441844. Iyo niyo nimero yanjye, ukaba wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp tukabiganiraho, nkakuzana nawe ukayisura. Tujye ku ruhande rw'ibumoso turebe n'ibiki bihari. Tuhasanga ibyumba bibiri, iyi ni chambre principale tureba mu kanya, tukagira n'iki cyumba kiri self contained, gifite douche yacyo, ariko mu kungana gifite nacyo metero 3 kuri 3. ni icyumba gifite size iringaniye, nacyo ariko gifite za detail twabonye mu bindi byumba, amaprize menshi, interrupteur zihagije, ndetse n'idirishya na plafond ziri hejuru za gypsum, kikagira ndetse na douche yacyo ifitemo kabine, ifitemo imashini ishyushya amazi, mbese bya bintu byose byiza. Uyu muryango uratwinjiza muri chambre principale. Ese iteye ite? Iki cyumba kirahagije nanone, of course ni chambre principale, igomba kuba nini, dufite amakaro meza akomeza, ariko kandi tukagira icyumba kinini kuko gifite metero 3.5 kuri metero 4. ni icyumba kinini ariko kandi cyiza, ko dufite gypsum zishushanyije neza, n'itara ryo hagati ritandukanye rituma ugira urumuri ruhagije, noneho na za prize nyinshi zihagije, ama-interrupteur ahagije, idirishya rinini rituma ugira ventilation, ariko kandi rinareba kuri jardin. ni ukuvuga iki cyumba cy'ubwacyo ni kinini, gitanga ubwuzu. Ku ruhande gato tuhafite uyu mwanya, ni umwanya mutoya ushobora gushyiramo either akagarderobe gatoya cyangwa se umwanya wo gushyiramo inkweto. Noneho tukagira no muri iyi douche yacyo ya rurangiza. Douche principale ni nziza pe, mereye ku mwanya wo kogeramo ni munini, kuko ufunze hano ndabona dufite hafi metero 180, ariko ni umwanya uhagije, ufite imashini ishyushya amazi, walk-in shower nziza, shampoo nisha wo gutereka amasabune. Twakwegera imbere tukabona umwanya wa toilette, ufite n'aka kantu kubakiyeho ko guterekamo toilet paper n'ibindi ukeneye, ndetse amakaro araryoshye, ni amakaro meza, ari smooth, yoroshye koza. Ndetse twagera ku mwanya wa vanity, tukabona ko ari vanity iri modern nziza rwose, ikoze mu ibuye rya marble ryiza cyane. Dufite touch mirror hano ihindura amabara. Mbese iyi douche principale rwose iraryoshye. Usemara n'ababeshye, iyi nzu ni nziza pe, iyi nzu iraryoshye. Kabeza hano mu Rubirizi, $130,000 cyangwa se $100,000 by'amadolari wayigurira. Wamamagara kuri 0788441844, nkaba nayibagezaho. Ni ibyumba 4, toilette 3, ikibanza ni metero kare 300, parking y'imodoka 2. ariko kandi iyi nzu mwongeye mukayitera ijisho bwa nyuma, ni inzu nziza iryoshye, ikubereye, ibereye famiye yawe. Wayigurira uyu munsi. Iyi channel yacu ni nshyashya, so udufashije wakanda subscribe, turabikunda cyane. Naho utaha.